Haya ni ya makuru dukunda kubagezaho imikino n'imyidagaduro ndetse n'abahanzi. Uyu ni wa mwanya rero tugiye kubagezaho ibyabaye muri iyi minsi. Ni kuri iki cyumweru nibwo ikirunga cya Nyiragongo cyabashije gukora ibintu bitarabaho, kibasha guhitana ibikorwa remezo, cyangiza ibintu byinshi bishoboka. Kuri ubu abaturanyi bo muri gihugu cya Kongo begereye Rubavu bakaba bahungiye mu Rwanda ku mupaka. N'ubwa mbere mu mateka iki kirunga kirutse ibintu rwose bikomeye bihambaye, dore ko cyarutse kikamara umwanya munini cyane. Ni kuri ubu ngubu ariko abaturage ubu ngubu bakaba bahumurijwe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu, akababwira yuko ibi ngibi biri burangire. Ni kuri ubu ngubu umutingito waraye ukubise mu ijoro ryakeye neza abantu barahanze. Irebere nawe uburyo iki kirunga kiri kurukamo ndetse kirimo kirasohora ibintu byinshi bihambaye, kugeza ubwo abantu bafite ubwoba, ndetse abanyeshuri nabo ntibari kujya ku mashuri bitewe n'uko bafite ubwoba yuko umutingito waza kongera kugaruka. Mu by'ukuri iki kirunga Nyiragongo cyaherukaga kuruka mu gihe cya kera, none dore n'ubu ngubu kirongeye kiragarutse, ndetse ubu ngubu cyazanye ubukana budasanzwe, dore ko kiri kuruka ibishashi ndetse kikaruka ibintu by'ibikoma bikajya kure cyane. Ndabasaba kugumya gukora subscribe ndetse na share na comment kugira ngo mujye murushaho kubona ibiganiro byacu tubagezaho. Bye bye, murakoze, ciao. Ni Impano ukora kuri Impano G TV.